Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'ijana na mirongo itatu na gatatu, uburyo bwo gukoresha ibiruhuko. Ikiruhuko no kwidagadura birakenewe ku bantu bose bakora imirimo bakoresha ingufu z'umubiri, kandi nanone ni ingenzi ku bantu bakora akazi ko gukoresha ubwenge. Gukomeza gukoresha ubwenge, ubudatuza no kurenza urugero, yewe n'iyo waba ubukoresha mu buryo bw'iyobokamana, bene ibyo ntibikenewe ku gakiza kacu ndetse no ku bw'ikuzo ry'Imana. Hariho ibikino n'ibishimisha birimo nko kubyina, gukina amakarita n'imikino ijya mu bikino cyangwa ku gisoro n'ibindi tudashobora kwemererwa bitewe n'uko ijuru riyiciraho iteka. Ibyo bikino bikingurira amarembo ikibi gikomeye. Urebye imiterere yabyo ntibyungura, ahubwo bitera gusamara, bikarema mu ntekerezo z'abantu kurarikira imikino iganisha ku rusimbi no gusayisha. Iyo mikino yose ikwiriye kwamaganwa n'abakristo kandi ikwiriye gusimbuzwa ikintu kidatera akaga. Nabonye ko ibiruhuko byacu bidakwiriye gukorwa twigana ab'isi, nyamara kandi ntibikwiriye gutambuka bititaweho, kuko ibi bizatuma abana bacu batanyurwa. Muri iyi minsi aho usanga hari akaga kuko abana bacu bahura n'ibibakurura bibi kandi bakangizwa n'ibinezeza no gusamara by'isi. Ni bityo ababyeyi bige gushaka ikintu cyasimbura ibishimisha biteza akaga. Reka abana bawe basobanukirwe ko icyo ugamije ari ibyiza n'umunezero wabo. Ni mutyo imiryango myinshi iba mu mijyi cyangwa se mu midugudu minini yishyire hamwe maze isige imirimo yabananije ku mubiri no ku bwenge, maze yigire mu cyaro, ijye iruhande rw'ikiyaga cyangwa mu gashyamba, aho babona ibyaremwe mu bwiza bwabyo. Bakwiriye kwitwaza amafunguro meza asukuye, imbuto nziza n'ibinyampeke, maze bakarambura ameza yabo munsi y'igicucu cy'ibiti cyangwa munsi y'ikirere gitatse ijuru. Urugendo bafata, imyitozo ngororamubiri bakahakorera ndetse n'ibyo bizabatera gusonza bikabije, bikabatera bakagira ipfa, bityo baryoherwe n'amafunguro n'abami ubwabo bakifuza. Mu bihe nk'ibyo ababyeyi n'abana bakwiriye kumva ko nta kibahagaritse umutima, bakaba batandukanye n'imirimo n'ibirushya bisanzwe by'ubuzima. Ababyeyi bakwiriye guhinduka nk'abana babo, bagakora ibishoboka byose ikintu cyose kiba kinejeje. Ni mutyo uwo munsi wose uharirwe kuruhuka no gukina. Gukorera imyitozo ngororamubiri hanze ku bantu bakorera imirimo yabo mu biro kandi bakora batanyeganyega bizabagirira umumaro ku buzima. Ababishoboye bose bakwiriye kumva ko ari inshingano bagomba gusohoza. Nta kintu na kimwe bazatakaza, ahubwo bazunguka byinshi. Bashobora kugaruka mu mirimo yabo bafite ubuzima bushya ndetse n'ubutwari bushya bwo kujya mu mirimo yabo bafite ishyaka, kandi rero baba biteguye neza guhangana n'indwara. Isoko y'ibyishimo bya gikristo. Imana yahaye umuntu wese ibyishimo bishobora kunezeza umukene n'umukire. Ni ibyishimo biboneka mu gukuza ubutungane bw'intekerezo ndetse n'ibikorwa byo kutikanyiza. Ni ibyishimo bikomoka mu kuvuga amagambo y'ihumure ndetse no gukora ibikorwa by'ubugwaneza. Umucyo wa Kristo uturuka ku bakora bene uwo murimo maze ukarabagirana, umurikira ubugingo bwijimishijwe n'imibereho myinshi. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'ijana na mirongo itatu na kane, imiryango ikora imirimo y'ubuvanganzo. Akenshi
Abantu bakunze kubaza ikibazo ngo mbese imiryango ikora imirimo y'ubuvanganzo hari icyo yungura urubyiruko rwacu? Kugira ngo dusubize iki kibazo neza, ntabwo dukwiriye kwita gusa ku mugambi wemewe w'iyo miryango, ahubwo tugomba no kwita ku mpinduka yateje mu by'ukuri nk'uko ibyagiye bibaho bibigaragaza. Guteza imbere ubwenge bwacu ni inshingano dufite haba kuri twe ubwacu, ku muryango mugari tubarizwamo ndetse no ku Mana. Nyamara ntidukwiriye namba guhimba uburyo bwo guteza imbere ubwenge ariko dusangiza iby'imico mbonera n'iby'umwuka. Ariko guteza imbere ubwenge kujyanirana kandi kuzuzanya n'imbaraga z'ubwenge iz'imico mbonera niko konyine gutuma gutungana kwa buri bushobozi kugerwaho. Mbese ukurikije uko iyobokamana muri rusange aho imiryango ikora imirimo y'ubuvanganzo yaba igera kuri bene uwo musaruro. Amatsinda akora imirimo y'ubuvanganzo agenda muri rusange ateza impinduka zihabanye n'icyo izina ryayo rigaragaza. Nk'uko akunze kuyoborwa muri rusange, usanga yangiza urubyiruko kuko Satani ayinjiramo kugira ngo ashyire ikimenyetso cye ku byo bakora. Ibintu byose bituma umugabo aba umugabo uhamye n'umugore akaba umugore uhamye bigaragarira mu mico ya Kristo. Uko Kristo arangwa gake cyane muri ayo matsinda, niko usanga bafite urugero rwo hasi rw'imbaraga izahura, itunganye kandi idakuza nyamara bagombye kuganza. Igihe ab'isi bayoboye bene ibyo bitaramo kugira ngo bihuze n'iby'isi yishakira, umwuka wa Kristo urahezwa. Ubwenge bw'umuntu bukurwa mu gutekereza byimbitse, bukajyanwa kure y'Imana, kure y'ukuri n'ibifatika, maze bukajyanwa mu bihimbano n'ibintu bitimbitse. Amatsinda akora ubuvanganzo, iyaba iryo zina rivuga imiterere yayo nyakuri, mbese umurama mu ngano ni iki? Intego n'imigambi byatumye aya matsinda akora imirimo y'ubuvanganzo ashyirwaho bishobora kuba ari byiza, ariko iyo miryango nitagengwa n'ubwenge mvajuru izahinduka ikibi. Abantu batubaha Imana kandi batejejwe mu mitima no mu bugingo nibo bahora binjizwa muri ayo matsinda, kandi akenshi akaba ari bo bahabwamo imyanya ikomeye. Hashobora gushyirwaho amategeko n'amabwiriza abantu batekereza ko yaba ahagije kugira ngo arwanye imbaraga yose yangiza, ariko Satani, umwanzi uhora ashega, aba ari ku murimo kugira ngo ahindure umuryango mugari w'abantu ukore ibihuje n'imigambi ye, kandi uko igihe gihita nawe akenshi agenda atsinda. Umwanzi gica abona icyuho mu bo yigeze kwitegekera mu gihe cyashize, maze anyuze muri bo agasohoza umugambi we. Ibikino n'ibirangaza abantu batandukanye bigenda byinjizwa kugira ngo bitume ibitaramo byateguwe bishimisha kandi bireshya abakunda iby'isi. Kandi ku bw'ibyo bikorwa by'ayo matsinda yitirirwa ubuvanganzo, akenshi bikunze guhindukamo amakinamico yangiza imico mbonera kandi atanga n'icyo asobanuye. Ibyo byose binezeza umutima wa kamere kuko ari umwanzi w'Imana, ariko ntibyongera imbaraga ubwenge cyangwa ngo bishimangire imico mbonera. Gufatanya kw'abubaha Imana n'abatizera bafatanyiriza muri bene ayo matsinda ntabwo bihindura abanyabyaha ngo baba bakiranutse. Iyo ubwoko bw'Imana bwifatanyije n'ab'isi n'abatejejwe bubyitayemo, maze bukabaha umwanya w'isumbwe, ubwoko bw'Imana buzatandukanywa n'iyo mbaraga itarangwamo no kwera buba bwariyeguriye. Hashobora kumara igihe gito nta kintu kigaragara cyahindurwa
bikomeye muri uko kwifatanya. Ariko abantu batagengwa na mwuka w'Imana ntibazihutira kwakira ibintu byerekana ukuri no gukiranuka. Iyaba mbere y'aho barigeze gushimira iby'umwuka, baba barinjiye mu ngabo za Yesu Kristo. Aya matsinda yombi agengwa n'abatware babiri batandukanye kandi atandukanye mu migambi yayo, mu byiringiro byayo, mu biyanezeza n'ibyo yifuza. Abayoboke ba Yesu bishimira kuvuga ku ngingo zirimo kwirinda, zikora ku bugingo kandi zizahura, naho abatarangwa no gukunda ibyera ntibashobora gushimishwa no kuba ibyo bitaramo, keretse gusa iyo ibintu bitimbitse ndetse by'ibihimbano ari byo bifite umwanya ukomeye mu bikorwa muri ibyo bitaramo. Buhoro buhoro usanga iby'umwuka bigenda bihezwa n'abatubaha Imana, maze umwete wo gushaka guhuza amahame asanzwe ahanganye n'imiterere yayo akaba impfabusa. Hagiye hakoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo hashyirweho umugambi wo gushinga itsinda rikora iby'ubuvanganzo rizungura abaryitabiriye bose. Itsinda uzasanga abarigize bose biyumvamo ko bafite inshingano yo gutuma riba icyo rikwiriye kuba cyo, kandi bakirinda ibibi usanga akenshi bituma ayo matsinda aba mu kaga gakomeye mu ruhande rw'iyobokamana. Abantu bafite ubwitonzi no gushishoza, abantu bomatanye n'ijuru mu mubano udacika, abantu bazabona ibibi kandi ntibashukwe nabyo ndetse na Satani, abantu bazatera intambwe bakajya mbere mu nzira y'ubudahemuka, bagakomeza kuzamura ibendera rya Kristo. Bene abo nibo bakenewe ngo bayobore ayo matsinda. Bene abo bazahabwa kandi batume ibitaramo bajyamo biba umugisha kandi aho kuba umuvumo. Iyaba abagabo n'abagore bakuze bafatanya n'urubyiruko gutera kuyoboka bene ayo matsinda akora iby'ubuvanganzo, ayo matsinda yaba ingirakamaro kandi agashimisha. Ariko iyo ibyo bitaramo bihuriyemo bije guhinduka umwanya wo kwishimisha, ibitwenge birimo ubwirasi, nta kindi bihinduka uretse gusangiza intekerezo n'imico mbonera. Gusoma Bibiliya, gusesengura ingingo zivugwa muri Bibiliya, ushaka gucengerwa nazo, inyandiko ngufi zivuga ku ngingo zishobora kungura intekerezo kandi zigatanga ubwenge, kwiga ubuhanuzi cyangwa inyigisho z'agaciro Kristo yigishije, ibyo byose bizagira imbaraga zo gukomeza imbaraga z'ubwenge no kongera iby'umwuka. Guhora umubiri yiga ibyanditswe byera bityaza imbaraga zo gutunganya icyiza n'ikibi, kandi bigakomeza ubugingo bw'umuntu guhangana n'ibitero bya Satani. Abantu bake cyane nibo babona ko gutegeka intekerezo zabo n'ibyo bibwira ari inshingano yabo. Gufata intekerezo zitatojwe zigakomeza zigakoreshwa neza, iyobokamana ntirishobora kugira mu bugingo. Ubwenge bugomba guhugira mu bintu byera kandi bizahoraho iteka. Nibitaba ibyo, buzakunda ibitekerezo by'agaciro kake kandi bitimbitse. Imbaraga z'ubwenge n'imbaraga zitegeka imico mbonera zikwiriye gushyirwa mu mirongo myiza. Binyuze mu kuzikoresha zizakomera ndetse zirushaho gukora neza. Ubwenge ndetse n'umutima bigomba kwegurirwa imirimo w'Imana. Uko turi kose, Imana idufiteho uburenganzira. Umuyoboke wa Kristo ntakwiriye gusayisha mu kwishimisha kose, cyangwa ngo agire ibintu ajyamo ibyo ari byo byose nubwo byagaragara ko bizira amakemwa kandi bishimwa, mu gihe umutimanama wamurikiwe umubwira ko bishobora gucogoza ubutwari bwe cyangwa bikagabanya iby'ubwenge muri we. Umukristo wese akwiriye gukora
agakumira ndetse agasubiza inyuma umuraba uhorera w'ikibi, kandi agatabara urubyiruko rwacu arurinda imbaraga zishobora kurworeka mu irimbukiro. Imana idufashe kujya mbere, turwane kandi turwanya, dukumira uwo muraba. Amahoro ya Kristo akomeze kuba kuri wowe none n'iteka ryose. Amen.